Kambaho ikaze mu nama y'ubuzima. Iki ni ikiganiro tuganira byinshi byagirira akamaro ubuzima bwacu mu bijyanye n'amagara, mu kwirinda ndetse no kwivura dukoresheje ibintu Imana yaremye, cyane cyane ibiryo. Uyu munsi rero turaganira ku bintu bidakwiriye kubura mu nzu zanyu, mu bintu by'ibanze, mu bintu wakoresha mu buvuzi bw'ibanze mu gihe ugize ikibazo bikaba biri gutwara umwanya kugera kwa muganga. Icyambere kidakwiriye kubura ni amakara. Ari amakara asanzwe cyangwa se ari amakara y'ifu, activated charcoal. Ibi ni ibintu bidakwiriye kubura, kuko amakara azagufasha mu buryo butandukanye. Amakara ashobora kugufasha ufite ikibazo cya diare. Mu gihe ufite amakara y'ifu, ukoresha akayiko gatoya maze ugashyira mu mazi maze ukanywa. Nanone ushobora gukoresha amakara warumwe n'inzoka cyangwa se warumwe n'utundi dukoko, navuga nk'inzuki cyangwa se n'utundi. Amakara ushobora kuyakoresha ukayasiga aho warumwe n'inzoka cyangwa se n'akandi gakoko. Iki nanone kidakwiriye kubura mu nzu yawe ni tungurusumu cyangwa se garlic. Tungurusumu rero wayikoresha mu bintu bitandukanye nayo. Ushobora kuyikoresha mu gihe ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, cyangwa se umuvandimwe cyangwa umuturanyi agize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Tungurusumu ushobora kwita uyimukorera akayirya cyangwa ukayishyira mu mazi akayinywa. Ukoresha rero dutete tune, cyangwa ushobora no gukoresha akayiko mu gihe tungurusumu iri mu buryo bw'ifu. Iki nanone wakoresha kidakwiriye kubura mu nzu yawe ni ginger. Ginger rero ishobora kugutabara mu gihe wagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hasi, iyo bita low BP. Ushobora kuyirya ari mbisi, ndetse ushobora no kuyinywa mu mazi mu gihe iri mu buryo bw'ifu, ukitabara rero, cyangwa se ugatabara n'undi muntu wagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uri hasi cyangwa low BP. Ikindi nanone ukeneye mu nzu yawe kizagufasha mu buvuzi bw'ibanze ni Cayenne. Cayenne reka ikubere inshuti, ikubere umuvandimwe, ujye uyikoresha igihe cyose. Ushaka gusobanukirwa byinshi mu bijyanye na Cayenne, ushaka kumva ikiganiro twakoze kuri Cayenne ubwayo. Twasobanuye byinshi bya Cayenne, dusobanura intungamubiri ziri muri Cayenne, ndetse tuvuga n'ukuntu Cayenne yagufasha kwirinda ndetse no kwivura indwara zitandukanye. Cayenne rero ni nziza, wayikoresha mu biryo ukayirya nk'ikirungo, ndetse wayikoresha nk'umuti wivura. Mu buryo rero bw'ibanze Cayenne yagufasha nuko mu gihe cyose habayeho iyo bita heart attack, cyangwa wagize ikibazo cy'umutima, Cayenne urayikoresha. Ufata Cayenne ukayishyira munsi y'ururimi rw'umuntu wagize ikibazo cya heart attack. Nyuma y'igihe gitoya wa muntu ahita azanzamuka maze agashimira Uwiteka ko yamukoreye ibitangaza. Nanone Cayenne wayikoresha mu gihe witemye igisebe kikaba kirimo kiva. Ufata Cayenne ugahita umijira kuri cya gisebe gihita kireka kuva. Iki nanone kizagufasha kandi kidakwiriye kubura mu nzu yawe ni Tumeric. Tumeric nayo ni nziza kuko igufasha gusukura umubiri wawe, kandi nanone ni nziza ku bisebe. Mu gihe ufite igisebe kiva, ufata Tumeric
ugahita uyiminjira kuri cya gisebe kigahita gihagarika kuva nticyongere kuva. Ibi bintu rero uko ari bitanu ni ibintu wakoresha mu buvuzi bw'ibanze, ni ibintu ukwiriye kugira mu nzu yawe ntibiburemo kuko uzabikenera mu buryo utari witeguye. Akaba ariyo mpamvu ukwiriye kuba ubifite buri munsi mu nzu yawe kuko ntago wamenya igihe uzabikenerera. Reka rero mbasabe mukomeze mukore share kugira ngo ibintu nk'ibi n'abavandimwe babimenye. Abatarakora subscribe ndabasabye ngo mukore subscribe kandi mukore kukazogera. Ndabashimiye rero ko mwaduteze amatwi kandi mbasaba gukomeza kwita ku biganiro byacu kuko bizatugirira akamaro twese, tukamenya ukuntu twakwirinda indwara ndetse no kuzivura. Shalom shalom, naha tugarukirije ikiganiro cyacu, naho ubutaha murakoze.